reka birenga indirimbo dumba muku rutemba nk'amazi meza mu mutima unyotewe tugiye kwakira couple ya Rene na Tracy. We are going to welcome Rene and Tracy. Hari iriya timu yindi bavuze. There is another team they mentioned. Hanyuma duheze umwanya ijambo. And then we're going to enter and dive into the word in a very quiet way. Mwitegure turagera nka saa 3 aho ngaho. We're going to reach up to 9. Nejo nibwo ko bizaba bimeze. And tomorrow the same way. No kuwa gatanu ko bizaba bimeze. And Friday the same way. Ko turifuza yuko we are desiring abantu biga cyane. that people learn more. Niko bimeze. And that's how it should be. Mwatuye ngira ngo you have offered to God. Ibindi turaza kubivuganaho nyuma. We'll do the rest later on. Reka mbasabe batambuke. I'm going to request them to come forward. Dukomere Imana amashi batambuka. We give God a mighty hand of applause as they are coming Ayo forward. mashi nayagaye. We can do better than that. Kongere dukomere Imana amashi. Let us give them a mighty hand of applause. Barimo barambwira ngo harimo Bosco niyo nshuti nazamura ikiganza. We are together with Bosco Niyo Nshuti. Hari abantu ajya afasha Bosco. Does he bless some people here? Abantu ajya afasha bamukomera amashi. If you're blessed, you can give God a mighty hand of applause. Hari undi umushumba uri hano wicaye ahandi. Any pastor among us? Ahaguruke umuntu umushumba wundi wicaye ahandi. If you're a pastor and you're among us, you can rise on your feet. Turanagushira intebe hano imbere yacu. If possible, we can sit you in the appropriate seat. Ndisegura ku bantu bari hanze imyanya yashize. We are bearing the people outside. We have no more seats. When they start singing, the doors will be closed. So that we don't shout for our neighbors. So you'll be following on YouTube. Once we enter into the Word of God, then we can enter and open the doors. God bless you. Yes, Hashimwe. Hallelujah. Hallelujah. Joshua generation, hallelujah. Imana ishimwe cyane kiduhaye uyu mugisha wo kuba hano. Munyemerere tubanze dushima ababyeyi. Baradukunda tukabyumva. Murakoze kudukunda, murakoze kudushyigikira no kuduha an opportunity yo kongera kuba hano. We want to promise you that ntago tuzigera tubifata for granted. Ni by'agaciro cyane. Ndetse na komite yose yateguye twaje twiringiye ubuntu bw'Imana ntago twe tumeze neza twembi. We give you glory, mighty Jesus. You're such an awesome God. Tuguhaye icyubahiro papa. Niba umeze neza utarwaye wahaguruka ku maguru yawe tukaramya Imana. Niyo soko yacu uri byiringiro byacu. Niba uri amahoro. If we can get some BGVs, that will be very helpful. Hallelujah. Kumangwanda ruririmba nijora marira ratemba kubimenya nibwo buzima rumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima
kumangwanda ruririmba nijora marira aratemba rumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima rumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima kumangwanda ruririmba nijora marira aratemba rumara ubwoba kubimenya nibwo buzima kumangwanda ruririmba ijora marira aratemba ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo rumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima rumara ubwoba kubimenya nibwo buzima mbaze byinshi umwami amaze gutsikamira burya urukundo rwe ruramata mbaze byinshi umwami amaze gutsikamira urukundo rwe ruramata sinyishidikanya ko n'ibisigaye bizashira imbaraga burya urukundo rwe ruramata mbega urukundo rutemba nk'amazi kumudikira rusunikira kumudumba muku rutemba nk'amazi umutima unyotewe rusunikira umutima unyotewe rutemba nk'amazi umutima umwe
rusunikirayo ndumva mukunze n'amajwi yacu rutemba nk'amazi meza. Zamura ijwi ryawe niba warasogongeye kuri urwo rukundo ukamenya ko ruryoha. Reka bitaba uririmba n'uririmbirwa ahubwo bigira ibyawe. Rusunikira kumukunda ndumva mukunda rutemba nk'amazi meza mu mutima unyotewe. Rusunikira kumukunda. Ni bande bumva bamukunze uko basogongera kuri urwo rukundo bakumva rusunikirayo ndumva mukunze rusunikira. Reka birenga indirimbo ndumva mukunze rutemba nk'amazi meza mu mutima unyotewe. Rusunikira kumukunda ndumva mukunze rutemba nk'amazi meza umutima unyotewe. Rutemba nk'amazi meza mu mutima wumye. Rusunikira kumukunda yo kumva mukunda. Ongera urangurure uti kumanywa ndaruririmba kumanywa ndaruririmba ijora marira aratemba rumari kubimenya yo no mu mwijima yo kubimenya yo. Ngiye kubasaba dukoresha ino ndirimbo niyo yaba ariyo ndirimbo yonyine turirimba. Hari umuntu waje abona umwijima mw'isi ye, wemerera umwami agufungura amaso ubona umwijima uvaho ahubwo umucyo ujya imbere. Ngiye kugusaba mu masegonda make birenga indirimbo, sibyo? Zamura amaboko yawe mubwire ngo niteze kubona urumuri. Kabambada reka tubirenze indirimbo. Niyo yaba iminota dufite twayikoresha kugira ngo hagire umuntu ubona urumuri mu buzima bwe. Birenze indirimbo, hari indirimbo, hari abaririmbyi, ariko reka tubigire an encounter. Zamura ijwi ryawe, hari umucyo ukeneye kubona, kandi urukundo rw'Imana nirwo rwonyine ruhereza umucyo wakenera. Ngiye kugusaba mu minota dufite uzamura ijwi ryawe. Niba wicaye nyemerera uhaguruke kubw'imbabazi z'Imana, uzamura amaboko yamubwire ngo niteze kubona urumuri rwawe. Reka dukoreshe ino minota dusenga tubwira umwami ngo urukundo rwawe niruganza imitima yacu. Birashoboka yuko hari umuntu waje aremerewe mu mutima, hari umuntu wari umaze igihe yumva aremerewe, yumva atazi inzira, akavuga ngo reka njye hariya wenda nabona agahenge. Ariko ndakubwira ngo hari ibirenza agahenge, hari ukubohoka, hari ukuruhuka. Urukundo rw'Imana rwatubereye isabato, rwatubereye isabato, rwatubereye isabato. Turi hano ngo kugira ngo duhamye ngo isabato yaje mu buzima bwawe. Nyemerera wirebera, zamura amaboko yawe ubwira umwami ngo nakiri isabato yawe. Ndakwinginze wirebera, zamura ijwi ryawe mubwire ngo nakiri isabato rikomoka mu rukundo rwawe. Come on, come on, come on. Ikirenze indirimbo, hari umuntu numva ushobora kuba akeneye isabato ukaba waryama ugasinzira. Umuntu wari umaze igihe atabasha gusinzira, tuzanye amakuru meza kugira ngo isabato yarabonetse. Isabato yarabonetse. Mu rukundo rw'Imana harimo isabato. Please raise your voice. Nurebera abandi,
niba atari nawe ufite inshuti wasengera, niba atari nawe ufite umuryango wasengera, ukavuga ngo isabato nibagereho. Umunota dufite reka tuwukoreshe please. Zamura ijwi ryawe wakira isabato ku bwawe, kubw'umuryango wawe, ku bw'abawe. Come on. Waba uri umuhombye urebereye, waba uri umuhombe urebereye, isabato yawe iganze mwawe, isabato yawe iganze mwawe, isabato yo mu mutima, isabato yo mu mutima, twakiriye isabato yo mu mutima, twakiriye isabato yo mu mutima, twakiriye isabato yo mu mutima. Mu miryango yacu turatura isabato, mu byacu turatura isabato, no mu mwijima turabona umucyo, no mu mwijima turabona umucyo. Reka dusohoke, twakiriye umucyo wawe. Komeza uzamure ijwi ryawe wakira isabato, akira ikiruhuko, ikiruhuko cyo mu mutima, ikiruhuko mu ngingo zawe, ikiruhuko mu ngingo zawe, ikiruhuko mu muryango wawe, ikiruhuko. Ndumva ijwi ry'isabato, ndumva ijwi ry'isabato, ndumva ijwi ry'isabato, ndumva ijwi ry'isabato. Akira isabato, akira isabato, akira isabato, akira ikiruhuko. Ndikumva ijwi ry'isabato muri kino kirere, ijwi ry'isabato mu ngingo zacu, mu mibiri yacu, mu miryango yacu. Kande kazorada nakwinginze nturangare ngo umuhombe, umunota umwe wirekurira isabato y'Imana ikomoka mu rukundo rwe. Isabe isi yawe, isabe umuryango wawe, yinjire mu ngingo zawe, yinjire mu muryango wawe, muri business yawe. Akira isabato y'Umwami. Tuzanye amakuru meza ku muntu wari umaze igihe adasinzira, wagiraga inzozi mbi zigatuma udasinzira, ariko tukuzaniye amakuru y'isabato, tuzanye amakuru y'isabato. Urakoze Mwami kuzana isabato. No mu mwijima ntareba umucyo, kubimenya ningombwa. Reka ubibone, no mu mwijima ntareba umucyo, kubimenya nibwo buzima. No mu mwijima ntareba umucyo, kubimenya nibwo. Zamura amaboko yawe wakira iyo sabato. No mu mwijima ntareba umucyo, twese tuti uruwigitangaza Yesu, uruwigitangaza Yesu. Abo mw'ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe nibyo Mwana w'Intama.
genda n'amahoro amanywa na nijoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwawe ubu ndashinganye genda n'amahoro ubugingo bwanjye yo uti navuye mu byaha bamubutware ninjira mw'isabato hasa tujyana ubu ndashinganye mureke dushimire Imana iduhaye imbaraga. Igihe cy'ukwezi kurenga nari maze igihe ntapfa kuva mu rugo, ariko ndumva isabato y'Imana. Haleluya, amen. Navuye mu byaha bamubutware kw'isi ishira kumukiza Yesu ubu ndashinganye genda n'amahoro ubugingo bwanjye wabupfiriye navuye mu byaha bamubutware bw'isi ubwa nyuma tubitangaze mu isi yacu. Ubu ndashinganye genda n'amahoro ubugingo bwanjye. None reka birenga indirimbo ubyature biturutse muri wowe kuko ari assurance ufite. Ubu ndashinganye genda n'amahoro ubugingo bwanjye yes bwa nyuma turangiza. Ubu ndashinganye uti genda n'amahoro yes ubugingo bwanjye uti navuye mu byaha bamubutware bw'isi ninjira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu. Hallelujah! Hallelujah! Tracy ni sawa kabisa. Munyemerere tubakomera amashi muri abantu beza. Imana ibaha umugisha kandi muduhesheje umugisha kweli.
Yesu abagiriye neza.